tubahaye ikaze nanone mu makuru agezweho. Niyo Bosco yakoze ubukwe nyuma y'uko asezeranye ku murenge n'umukunzi we kuri wa 16 Mutarama 2026 mu busitani bw'ahitwa Caleb Garden buherereye ku musozi wa Rebero. Habereye ibirori by'ubukwe bwa Niyo Bosco wasabye akanakwa Mukamisha Irene. N'ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye birimo umuhanzikazi Bwiza, Nyambo Jessica, Nana uzwi muri filime n'abandi bari bambariye Niyo Bosco. Nyuma yo gusaba no gukwa, Niyo Bosco yasezeranye imbere y'Imana n'uyu mukobwa, ndetse byari bitezwe ko abashitsi bakirirwa muri ubu busitani. Umuryango wacu mwiza maze bakumpera amashyi bagushimira. Nyogosenge nguyu wagutanze, ibizonga mubiri ni biza, ubirekure uko ushaka. Mukamisha ntabwo memukiye, ariko barumuna bawe basikiye kubera iki? Isekere ntaga gutaze wa inshuti ya mwiza. Njyewe nari intumwa y'umuryango, uko nuko waje usaba umuryango. Ntawe nindahamagara, ndahari mu izina ry'umuryango, kandi na nyina w'umukobwa arahari. Ashanze ngusanga nutanzanira nk'uko duhagaze sindamuguha. Ubu bukwe bukurikiye umuhango wo gusezerana mu mategeko wabereye mu murenge wa Kinyinya ku wa 10 Ukuboza 2025. Ibi birori byose bikaba byarabanjirijwe n'ibirori byabaye ku ya 17 Nzeri 2025 ubwo Niyo Bosco yambikaga impeta umukunzi we Mukamisha Irene, bakiyemeza kubana akaramata. Ubwo yambikaga impeta umukunzi we, Niyo Bosco yahamije ko yifuzaga gukora iki gikorwa papa we akiriho, icyakora ntibyamuhira. Ati ni ibirori nagombaga kwereka papa ataritaba Imana. N'ubundi rero akigenda nahise numva mugomba ideni ryo kubikora, kuko hari abasigaye bamuhagarariye kandi bagomba kubona ibyiza byangezeho. Ku rundi ruhande kandi icyo gihe Niyo Bosco yongeye gushimangira urukundo afitiye umukunzi we, agira ati ndamukunda kandi cyane. Ni amakuru yaragezweho mu isi y'imyidagaduro. Nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry, Imana ibarinde.